Icumu bavuga ibintu by'amazu ubu numvise ikibazo kivutse mpera ko ntekereza ubushobozi amafaranga yabuze ngiye kumva numva barambwira ngo amafaranga ntabwo ari yo yabuze habuze uko amafaranga akoreshwa bitinda muri tender board se ni cyangwa bitinda muri inzira iyo nzira ni wowe uhita kuyinyuramo uko uyinyuramo imitekerereze nk'iyo ibintu byose byahagarara ntihagire icyo umugeraho aho niho ikibazo kiri murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika niba hari undi ufite igitekerezo nanone Honorable Senateur duhindura imitekerereze dute rwose kuko nta wundi twakomeza tukadindira kandi atari ngombwa. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku ijambo. Nashaka kugira icyo mvuga kuri iyi gahunda y'impinduramatwara mu bukungu. Twese turashima ko inkingi ya mbere ariyo kongera umusaruro w'ibituruka cyane cyane ku buhinzi n'ubworozi kuko n'amateka twereka ko biriya bihugu bindi cyane cyane byo muri Aziya byateye imbere byahereye ku buhinzi n'ubworozi. Ariko ntabwo numvise cyane mu ngamba zagiye zifatwa ko twari dukwiye kuva kuri uyu muco wo guhingisha amasuka. Ntabwo bishoboka ko nubwo tuvuga amasaha yo gukora birarije kugira ngo umuntu yirirwe azunguza isuka kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Numvaga hari hakwiye gufatwa ingamba ikomeye yo kugira ngo hagurwe wenda leta ibijyemo cyangwa abikorera cyangwa iki ariko haboneka uburyo bwo guhingisha amasuka ari ya kijyambere cyangwa guhingisha inka cyangwa guhingisha amatungo yandi ni nabyo byatuma dushobora kubona umusaruro kuko ufatika utubutse. Numvaga ari icyemezo n'iyi nama ishobora kuba yafata. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze Guverineri Mutsindashyaka. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nagira ngo nongere ku byo Senateri avuze akwiye no kujyaho gahunda yo kuhira imyaka ntidutegereze ikirere cyo kitubwira. Ngarutse ku murimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibyo maze iminsi mbona abagabo dufite ikibazo gikomeye. Abagabo bakora amasaha make kandi akaribo barya byinshi mu byabonetse. Ni ikibazo gikomeye nubwo abantu baseka. Ihangana arangize. No muri gahunda yo kuboneza urubyaro mbona batumira abategarugori gusa ntibazane n'abagabo kandi abagabo nabo ni batuma kira kibazo cyo kubyara abana benshi kiba. Ikibazo rero mu guhindura imitekerereze mu byo tugiye gukora nino nama ari kwiye gufata ingamba dukwiye gushyira ingufu nyinshi ku guhindura imitekerereze y'abagabo kugira ngo bitabire umurimo babyuke kare baryame bakerewe banazigame barye biki. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabonye nuko abantu basaga naho imitwe yabo yemera rwose uko bameze bakumva batahinduka bakoze amasaha menshi. Hari umurenge dufite wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo watangiye ushyiraho abakangurambaga b'umurimo kuri buri mudugudu akagira icyuma cyo kuvugiramo. Uwo mukangurambaga w'umurimo akabyutsa abantu saa 9:30 agasubirayo saa 10:30 kureba byaratangiye birakora kandi urabona bishimishije. Bafite n'urubohero rukora amasaha 24 nacyo ni ikintu cyo kwiga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Arakoze tujye mu gice cy'imihigo. Imihigo
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyita Ngarambe Jonas, nkaba ndi umuturage wo mu karere ka Nyabihu ihanye imbibi na Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Nje ikintu nashaka kuvuga muri mbinduramatwara ni ikibazo, ndagira ibibazo bibiri, kimwe nico cyerekeranye n'ubujura, ikindi nico gushima. Hari ikibazo kije giteranya polisi n'abaturage. Kiriya kintu bavuga ko umujura yiba waba utamugemure ngaho hari amata yakuzaniye akagutanga kugera mu rugo. Kiriya kintu ndabwo kije gishimisha abaturage, kandi bumva atari abaturage bo muri kariya karere naturutsemo gusa, ahubwo ni abaturage bo mu gihugu bose. Ndawushimishwa no kugira ngo yibwe ngo narangiza gemure. Ngagira rero ngo hano nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ba nyakubahwa senateri, hari ba honorable député, ndetse na guverinoma irahari. Iteko rishirwaho n'abantu kandi rigakurwaho n'abantu. Kiriya kibazo ni ukugisuzuma neza, kuko muri mbinduramatwara ndabwo twagira ibyo tugeraho tugifite abantu bashaka kurya ibyo batakoreye. Twese tugomba kurya ibyo twakoreye, buri wese gahaguruka agakora, aho kwirirwa bari koza ibirenge bakagerageza nabo guhaguruka bagakora ndibarya iby'abandi. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndakwegwa kuvugira muri inama abaturage bandumye ngo ubwo duherutse hano ibyo wabemereye byose ngo barabibonye, ndetse no kuri cya kibazo cy'ibirete bavuze, umuturage asigaye agenda gupimisha ibirete bye bakamuha inoti y'igihumbi kirakanayitahana. Nabyo ni ibyo gushimirwa. Ndagira ngo ndabatindiye rero, nyabuna mudufashe ndamujura uzubaka iki gihugu, yaba umujura muremure yaba umujura mugufi, bose nabo kwangiriza ndabyiza bakora. Murakoze. Arakoze waturutse mu karere ka Nyabihu. Hari inyuma yawe hari undi hari nawe muhe inyuma yawe. Bagira ngo nacyo abantu bagitange ibitekerezo kugira ngo tuvanga rwose icyo kibazo cy'akazi cy'amasaha cyo kudakora tugisezereye rwose. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mberabagabo Richard, umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cy'umurimo gishingiye ahanini ku mitekerereze y'umurimo umuntu aba agiye gukora. Nkumva nyakubahwa Perezida wa Repubulika twashingira cyane gukora umurimo unoze kandi ukoze neza, unashimisha uwo ugiye kuwukorera. Aha ndatanga urugero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo umuntu anyuze kuri Nyirangarama, twese turahazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, usanga amasaha 28 kuri 28 hari ji, hari isupu ishyushye, hari resitora iri gukora, byose biri gukora. Nkumva ari urugero twatangiye kuhanyura hashize igihe, ari resitora ntoya, ariko urebye iterambere bamaze kugeraho nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni iterambere rishimishije. Ni ahantu umuntu yakwigira rwose gukora umurimo unoze kandi ukozwe neza amasaha yose. Urundi rugero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite uruganda rwa Bralirwa, twese tuzi imirimo bakora amasaha yose, bakagira imodoka zijyana abantu ku kazi, amasaha yose imirimo bakora iragaragara. Tukagira ngo n'izindi nganda n'indi mirimo yose ikorerwa mu gihugu hari aho twakwigira, ingero zihari nk'izo ntoya, nkumva tuziganye byashoboka kandi tugatera imbere. Ikindi nanone ni ukumenya gucunga neza umusaruro tuba twashoboye kuzigama. Murabizi neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugomba kwikosora ku buryo bugaragara, kuko
mu minsi mikuru yaba ya Noheri ndetse n'ubunani no mu makwe, abantu bakoresha umutungo mwinshi cyane, kandi uwo mutungo twumva wakazigamwa, abana batangira tukabona amakayi ndetse n'amakaramu. Nkumva ibyo bintu haba gukora cyane ndetse no kuzigama bigomba kujyanirana muri iyi gahunda ya revolution économique. Murakoze. urakoze. Ati ducunge neza umutungo, amafaranga agenda menshi ku makwe agabanuke, ibyo birumvikana. Ntabwo cyari ikibazo. Agenda ajya hese kwajya mu maboko y'abantu nyine bayakorera. Ufite amafaranga ashaka kuyatanga mu bukwe bwe, ikibazo mufite ni iki? Ubwo keretse niba ubukwe bicara bagatwika amafaranga naho niba ari amafaranga umuntu atanga kubera wamukoreye akazi ku bukwe, yatanze akazi, amafaranga yagiye mu maboko y'umunyarwanda, nta kibazo gihari aho ngaho. Kuzigama, baba bavuga kuzigama, ngira ngo ni ku bundi buryo, ni ku muntu gukoresha ubushobozi bwe nk'uko bungana, akaba atekereza ejo hazaza, akabiteganyiriza. Niyo kuzigama abantu bavuga. Kuzigama ntibivuze naho iminsi mikuru burya nayo ahubwo nayo ifite uko izamura ubukungu. Ufite amafaranga ahubwo nyine yabitse cyangwa yakoze ku bundi buryo, nyine niwo munsi koko yo kuya icyo gihe abafite akazi, abafite amaduka bakagurirwa, abafite imirimo bagomba gutanga bakayitanga. Nta kibi gihari. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ngira ngo ikibazo afite yavugaga y'abantu muri uyu mujyi, hari ikibazo y'abantu bagiye kurwubaka, umuntu aricara agahamagara abantu agakora budget ya miliyoni 3 cyangwa miliyoni 5, bamubaza ngo ufite angahe, ati ntayo ndabona. Ubwo birasaba noneho abaje muri ya nama bose bagatanga umusanzu kugira ngo bwa bukwe buzabe. Nicyo kibazo ngira ngo yavuga. Hari ikibazo se? Niba mfite ubushobozi bwo guhamagara abantu bakoze amafaranga yabo, nkabicaza nkabwira ndashaka amafaranga bakayampa, ikibazo kiri. Ahubwo abo bayatanga rwose bumva ko bafite kuyatanga uko bashaka, bakajya birirwa banaha n'abantu batayakoreye. Ikibazo se kiri hehe? Ikibazo kiri kuri wa wundi wicara agasaba abantu amafaranga bakayamuha, ntagire n'ikindi kizima yakoresha, akayamarira ku munsi umwe gusa, ejo urugo nyine rukagira ibibazo. Ibyo rero ntabwo ngira ngo ari uko bikwiye kurebwa. Biragaragara muri cya kibazo cya mbere twavuga, uyu muntu udakora ngo agire n'umukoresha, agire n'umukurikirana ngo ibyo akoze bagiye kumwishyurira koko yabikoze. Ikibazo kiri impande nyinshi, uwakiriye abatyo yaba yibeshye. Ikibazo kiragaruka hahandi, wowe ujya kumwishyura amafaranga yagukoreye iki? Nuriya nawe ayo yaboneye ubusa nk'uko ni henshi bayatanga. Iminsi mikuru gusa, mwavuze iminsi mikuru iyo muvugana
murahaza aho mwirirwa mutanga amafaranga umuntu aza gusa ikibazo ni ikibazo nibaza ni na logic umuntu ukubwira ngo tanga amafaranga yose ufite nurangiza ndaguha umugisha asubiremo first of all aho kugira ngo nguha yanjye nurangiza unsengere asubire mu mufuka wakwisengeye ukayabona aho kugira ngo ubanze utwara yanjye aho harimo icyo ahubwo ko ntacyumva ni byinshi abantu birirwamo bidafite akamaro bitari productive ikibazo ni ukugaruka ku reproduction na productivity naho ibindi ni ibintu ni bya bindi nyine mwita ni ukwirirwa abantu bashushanya gusa babeshyana buri wese akoresha amayeri niba ufite ubushobozi bwo kugira ubukungu ufite ko ugira na communication n'amahirwe ayatanga wayabonye ukareka gutwara y'abantu urajya kuvana mu mifuka y'abantu amafaranga ngo hanyuma bagusengera asubiremo bakwisengeye akajya mu wabo ariko byose niho ngarurira ikibazo ku mitekerereze yacu ikibazo kiri ku mitekerereze ari ujya gutanga amafaranga ngo umuntu akore ubukwe narangiza nyuma yaho yicwe n'inzara bakoresheje ku munsi umwe miliyoni z'amafaranga ari uyatanga ari uyakira ngo bamugenzereze atyo bose ni kimwe kuko obligation ngufiteho cyangwa umwenda nkufitiye wo kuguha amafaranga uri spending uwo munsi ejo ukicwa n'inzara ni iyi ikibazo naho kiri. murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Minisitiri w'Urubyiruko. murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugarutse kuri ibyo ngibyo by'imitekerereze muri kindi kibazo kiri mu Banyarwanda no gukorera ijisho. Hari ikibazo cy'uko batagira ownership ibyo bakora, agatekereza ko hari umuntu ugomba kumutekereza ibyo agomba gukora, yaba adahari ugasanga akazi kahagaze ngo ntacyo bambwiye cyo gukora. Icyo ngicyo nacyo ni ikibazo dufite hano muri iki gihugu, gukorera ijisho. Bikagenda bizamuka uburyo usanga hose ngo iki ngiki ngo President wagisabye, aho kugira ngo yumve ko kigomba gukorwa akavuga ngo ni President wagisabye, kugira uko bigenda bizamuka, cyangwa ngo ni Minisitiri wagisabye, cyangwa ngo ni mbese buri teka akumva ko atagomba gufata ownership ibyo agomba gukora, akumva ko hari undi ugomba kubimusaba. Ikindi mbona tugomba kwitondera none kugira ngo tugere focus y'ibyo dushaka gukora. Ugasanga buri kugira ngo usashimishe nko mu mihigo akaraza akavuga ati nzakora ibintu byose n'ubuzima bwe bwose adashaka gukora, akashaka kubikora mu mwaka umwe. Niyo bituma usanga at the end ugasanga nta kintu cyakozwe kubera ko ntago bakoze prioritization cyangwa bakore focus ibyo bagomba gukora. Ugasanga ibintu bigiye biratatanye kubera ko bikamera nka yasuri isambira byose igasohoza bikeya. Noneho ikindi numva nuko abakozi cyane cyane abo muri leta bava muri routine, kumva ko buri teka kuza ku kazi akicara umwaka ugashira undi ugataha, kuri haba innovation wenda no muri ntuza muri priorities cyangwa muri objectives umuntu yagira bakamubwira bati ikintu do special uzakora muri uyu mwaka kitari byo usanzwe gukora, gusinya, gusubiza amabaruwa ni iki, kuri yo mukozi agira iyo objective. Noneho ikindi nkuko mwabivugaga mu bayobozi kutiteranya, kumva ko adashobora guhana umuntu kubera ko kugira ngo gusa abe nice to everybody. Icyo ngicyo nacyo mbona ari ikintu twari dukwiriye guhindura muri mentality zacu. Murakoze your excellence. Murakoze Minisitiri bazivamo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku ijambo. Hari ahandi mbona ikibazo mu rwego rw'imirimo ikorwa inakwiye gukorwa koko, ariko kubera imikorere yayo bigatwara igihe kirekire bikagira n'ingaruka ku buzima. Aha ndavuga ku bijyanye no gucana. Isesengura ryakozwe rigaragaza ko 90% by'ibikoreshwa mu gucana niho mbiganisha your excellence. Gucana hanyuma President baze ko kugarukaho
ibintu bya environment no gucana n'ikinyarwanda. ubwo wenda turaza kugaruka igitekerezo cyiza aze kugitugezaho. Hari honorable Rutijanwa. Mikro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Igitekerezo mfite ni ukunganira icyavuzwe cyerekeye abajura. Koko abajura nibo basenya ibyubatse kandi byakozwe. Umuti waboneka si ngombwa ko haba itegeko ryihariye, ahubwo dufite amahirwe yo kugira imidugudu. Mu mudugudu bashobora kureba neza koko uwo nguwo urega ubujura niba yibye koko, hanyuma agategeka kwishyura. Ataba afite ubushobozi bwo kwishyura agakorera uwo yibye kugeza arangije agaciro gahwanye n'ibyo yibye. Icyo ni kimwe mu bitekerezo, yenda niba kidahwitse muzashaka ikindi ariko twagishingiraho. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni cyerekeye igihe abahanga babizi bavuga ko igihe ari amafaranga. Koko twaramenyereye ko ntabwo dushobora gutera imbere tutubahirije igihe cyabo tuyobora, igihe cyabo dukorana, igihe cyabo dufitanye isano. Nagira ngo iyi nama ya gatanu yemeze ko abanyarwanda cyane cyane abayobozi bazaze bubahiriza igihe cyabo batumiye, bakubahiriza igihe cyo kuhagera ku gihe kandi bakarangiza ku gihe ibyo bateganyije, kugira ngo abafite gukora babikore. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Ministre Mifotora. Ni koko ikibazo ni kirakomeye, ariko byose birava mu work ethics cyangwa se kuba twagira umuco gukora. Ariko njye numva twawushakira ahantu habiri. Hamwe ni mu rugo, ano umuntu ujya gukora, ahakabiri mu mashuri. Rwose dushaka ikibazo cyo kudakora. Ariko icyakabiri excellence nawe zinibaza, natwe mu public sector dukora dute? Maze iminsi muri reports ziva mu ministries no mu government institutions ziriho plans of actions. Izo plan of actions excellence tubivugiye ahangaha, ntawe uzivetinga ngo avuge ngo iyi ngiyi ni ambitious, ni optimistic, ni pessimistic. Bivuze yuko nakora plan of action yanjye bitewe nuko mbireba. End of the year delivery yanjye ikaba nkeya, naho we have to cut that problem. Icya gatatu, muri zarusa akavuga ngo byakozwe, ntavuge by what percentage, isi ni 20%, 30%, 0%. Ibyo rero nkumva ari ikibazo we should look at, tukareba ko twashaka ko dushakira umuti. Ikintu excellence ngira ngo in my opinion ngiye cyane mu central government cyangwa mu public sector, twari dufite another institution nkuko nabivuze ntangira yakarebye umusaruro w'institution ikavuga ati ibyo mwa planninze either mwabigezeho, tukagira feedback aho kwishakamo feedback, kuko at the end of the year tuya muri retreats nka institutions, ariko the retreats tuvuga ngo twagize kuki, twagize ku XYZ, ariko nitwe twabyiteguriye mu by'ukuri, which means yuko dushobora kutugira umusaruro uhamye ngo twakabyifuje. Last excellence ndibwira yuko private sector nabo nubwo research tutatubwiye ukora make ukora menshi, nabo ngira ngo hari ikibazo tugomba gushaka solution, kuko aya masaha tuvuga dutangira saa moya mu government, ariko mu private benshi batangira saa 3 saa 4 ugasanga nta harmony mu masaha dukora nk'igihugu. Mu byaraho ni kimwe, ugiye mu byaro excellence harimo atangira kare nko mu north, harimo atangira late. We have different ways of working, which means we have a problem in working ethics excellence. Icyo wavuze cya district ya Gatsibo governor atubwiye mwanya excellence mu byaro bundi at that level ntago bikoresha as such, their understanding of work it has cyane, akenshi bakoreshwa n'izindi forces. Bivuze yuko nka leta nk'igihugu we have to look for forces, sometimes no kubafunga gukora, we have to force them to work. Umuntu amukayicaye tukashaka kuntu akora, otherwise rwose dafite ingamba zihamye byaturusha. Mwakoze excellence. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Sena. Minister, ibyo wavugaga
public service ministry akazi kayo ni akahe, cyangwa planning, cyangwa office ya coordination ya prime minister? Kuko niba umuntu gusa avuga ngo ashyiraho plan of action ye idafite ikigendeyeho, ntibe supervised, ntigire tuzagiye gushyiraho agency, ndabanza kubaza ahubwo kubiriho bigenda bitubundi. Narinze ahubwo ko biri implied mu kazi kariho, hariho niyo supervision process. Plan of action arayidrawing ase gusa from nothing, ntagira ntigira coordination, ntigira hiva nahigarukira nyine ku buryo abantu baya monitoring. Nigeze ngo na public service ministry yari kuba playing your role. Usibye ko amashaka ko numvise ko nawe wavuze ko nawe uri victim w'ibyo byose. Naho ubundi public service ministry nicyo yari kuba idufasha kwachivinga among other things. Abakora planning bari kuba badufasha gukora iyo planning, abakora coordination na supervision of government business nibyo bari kuba badukora. Ubwo birayizinze ikindi kibazo rero, I'm asking myself actually hakorwa iki? So ubwo ni ikibazo mukwiye kuza gushaka uko muza kudusubiza, ariko reka mpe perezida wa senate. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nashaka kuvuga kuri biriya byo guhindura imyumvire ndetse n'imikorere, ndanashingira ku byo Minisitiri Nshuti yaramaze kuvuga. Nge mbona hari ibintu bigenda bikorwa bishya kandi bishobora kuzagira icyo bitugezaho, nshingiye no kuri ibi ngibi by'imihigo imaze kugera ku rwego rw'umuryango. Gusa imihigo mbona ari intego, ariko tugomba kugera aho tuyihuza n'imirimo ikorwa buri munsi na buri wese. Ni kimwe na ziriya plan of action Minisitiri Nshuti yavugaga, nibyo zirahari, minisiteri zose, ibigo byose birazigira, ariko ntabwo ndamenya neza aho zihurira n'akazi gakorwa buri munsi na buri mukozi. Ngira ngo rero niho tugomba kugenda tuganisha, kugira ngo niba hari ibyateganyije gukorwa, ariko buri wese abihuze n'ibyo agomba gukora buri munsi n'akazi agenewe gukorwa buri munsi, kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Abakozi benshi nzi neza ko baza ku kazi, ari amasaha yavugwaga, rwose ashobora kugera ku kazi igihe ndetse agatahira ku isaha iteganyijwe, ariko ikibazo yaje ku kazi aje gukora iki uwo munsi, ateganya ko bwira ageze ku ki, icyumweru kizashira yagombye kuba ageze ku bihe bikorwa. Nibyo navugaga byo guhuza ziriya plan d'action n'akazi gakorwa buri munsi na buri mukozi, ndetse na evaluation ikorwa. Biriya byavugwaga mu mpera z'umwaka, turavuga ngo ibingibi byarakozwe 70%, 80% n'ibindi. Nibyo mu rwego rwa ministeri, mu rwego rw'ikigo, mu rwego rw'akarere, ndabyemera. Ariko nibwira ko munsi y'izo nzego hakagombye kuba n'urwego rukorwaho evaluation ya buri kwezi, ndetse hakaba naho umanutse gatoya byakorwa na buri cyumweru, bikajyana naho buri muntu wese yakarebye mu mpera z'umunsi akavuga ibyanagomba gukorwa uyu munsi nabikoze, ntabirangije, cyangwa se hari ibyasigaye nzabyimurira ejo nzagirane. Iyo exercice rero tudakora ituma abantu bajya muri ya routine, wagiye ku kazi amasaha wayubahirije watashye, ariko na evaluation uzayikora mu mpera z'umwaka, urebe ngo umukozi ntabwo yiza asiba akazi, urebe ngo rwose yitwara neza, ariko umusaruro yatanze akenshi ntabwo tuwujyaho. Ndetse n'ibyo tubonye mu mpera z'umwaka turabibona, ariko rimwe na rimwe ntumenye n'ukuntu byabaye 80%, cyangwa se umenye niba byarashoboraga kurenga bikaba byagera no ku 100%, cyangwa se ugasanga warateganyije bikeya warashoboraga kugera kuri byinshi. Ngira ngo nibyo na Minisitiri Nshuti yavugaga. Ngira ngo mbona dukwiye ko gukomeza guhindura imyumvire, ariko n'imikorere ya buri munsi, no guhuza akazi gakorwa na buri wese, haba mu rwego rw'umuryango, haba mu rwego
rw'umurimo uyu n'uyu, akazi ka buri munsi ka buri wese kagahuzwa n'ibigomba kugerwaho mu rwego rwa minisiteri, rw'akarere, rw'umuryango se, byazatugeza no ku rwego rw'igihugu, ariko buri munsi buri munsi ukaba ufite umukoro wawo ujyanye n'intego runaka yashyizweho. Murakoze. Very importantly, icyo nshaka cyumvikana mu byo navugaga mu kanya, iyo tuje hano iteka dusanga tuzi ibigomba gukorwa, turabivuga. The issue is bishinzwe nde, bikorwa bite? Kuko neza action plans zakozwe, ariko hanyuma ibyo Manase yarangirizagaho avuga zigerwaho zite, zishyirwa mu bikorwa zite? Ureba ngo iki cyakozwe gikurikijwe ibyari byateguwe, cyangwa se kijyanye n'ikindi byagombaga kuzuzanya. Ninde usubira inyuma akareba ngo ibyo byarakozwe? Mechanisms zinatuma tureba n'ibyo twakoze uko byakozwe cyangwa se niba bikorwa, noneho hagakorwa, hagatangwa